Yesu ashimwe bene data, nanejejwe cyane n'ijambo nasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 13 aho bavuga ngo ngo babonye ngo Petero na Yohana uburyo bafite ubushizi bw'amanga ngo bibutse yuko ngo bamenye ko batigishijwe ngo baratangara ariko bibuka ko babanaga na Yesu. Amagambo yatumye ntekereza uburyo kubana na Yesu kwa Petero na Yohana byahinduye ubuzima bwabo ku buryo abantu bose bababona bakabona ko ari abantu badasanzwe. Yesu ashimwe bene data, mbaye ikaze muri Ndeze Impact Show uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kubana n'ijambo. Natekereje kuvuga kubana n'ijambo kubera ko Yesu ni ijambo. Yesu ntaho hari ariko yadusigiye ijambo. Naho hari mu buryo bugaragara ariko yadusigiye ijambo rye. Kandi biratubwira ngo ijambo niryo ryaremye byose. Ijambo rirahindura. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 119 umurongo wa 99 n'uwijana aho Dawidi yavuze ngo mfite ubwenge burenze ubw'abigisha banjye kubera ko nibwira ibyo wigishije ngo kandi ngo ndajijuka ngo kurusha abasaza ngo kubera ko nitondera ijambo wavuze. Yerekana yuko kubana n'ijambo hari icyo bihindura mu mitekerereze, hari icyo bihindura mu bwenge, kandi ni koko Yesu ni ijambo. Mu Bakolosayi ibice 3 bavuga ngo muri we ngo niho hahishwemo ubutunzi bw'ubwenge no kumenya. Kivuga ngo iyo ubana na Yesu, iyo ubana n'ijambo, ubuzima bwawe burahinduka. Kandi ntabwo buhinduka gusa ngo birangiriraho, n'abantu bakubonye babona ko hari itandukaniro. Babonye Petero, babona Yohana, bibuka ko babanaga na Yesu, babonye uburyo bashize amanga. Ariko Satani kuko azi yuko kubana n'ijambo kwacu biduhindura, biduha kunesha, biduha ubutware, akora uko ashoboye kugira ngo tutaba mu ijambo. Ariko bene data, mu ijambo niho harimo ubwenge, niho harimo guhinduka burundu. Ijambo ry'Imana tubwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'ibice 12:11 bavugaga abantu b'i Beroya ngo bari beza kuruta b'Itesalonike kubera ko ngo bakiranye umutima ukunze ijambo ry'Imana, ngo kandi ngo bagashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwira ari iby'ukuri. Aba b'i Beroya narabakunze cyane kubera ko bari baramenye ko mu ijambo harimo ukuri. Iyo uba mu ijambo nta wakuyobya, iyo uba mu ijambo uba utandukanye. Bari batandukanye kubera ko babaga mu ijambo. Mureke tube mu ijambo buri munsi, ngo bashakaga buri munsi. Niba ushaka guhinduka, urugero rwo guhinduka kwawe ruba rungana n'urugero rw'ijambo riri muri wowe. Niba ushaka ubwenge, urugero rw'ubwenge uzagira byerekana ijambo riri muri wowe. Igituma isi idahinduka nuko ijambo riri cye muri twebwe. Igituma dukora ibyaha nuko ijambo riri cye muri twebwe. Igituma turabaswa nuko ijambo riri cye muri twebwe. Ariko nituba mu ijambo ngo tuzajijuka, ngo kurenza n'abigisha, tuzamenya ubwenge kurenza n'abasaza uko twitondera ijambo. Muri Yesu mu ijambo niho hahishwemo ubutunzi bw'ubwenge no kumenya. Bene data, muri kino gihe dukeneye kumenya, dukeneye ubwenge, dukeneye kubaho ubuzima butandukanye, ariko nta handi biba mu kubana n'ijambo. Petero na Yohana babanye n'ijambo ngo bituma ubuzima bwabo buhinduka, ngo bose barabibona ngo bamenye yuko babanaga na Yesu. Yesu ari we jambo. Imana idushoboze tube mu ijambo. Satani ye kukubuza umwanya wo kuba mu ijambo, ko mu ijambo niho harimo impinduka z'ubuzima bwawe. Imana ibahe.